bakristo bavandimwe, yubire abari gusubiza amaso inyuma ugashimira Imana ingabire nyinshi yahaye umuryango w'Imana muri Archdiocese ya Kigali muri myaka 50 Archdiocese ya Kigali maze ishinzwe. Ijambo ry'Imana iyo tubyigishijwe tukamenya ko Imana ari umubyeyi udukunda urukundo ruhebuje hagati yacu, tukamenya ko turi abavandimwe bahujwe n'umubyeyi Imana Data. Ijambo ry'Imana ritubumbamo rero umuryango Imana ibereye umubyeyi. Batisimu niyo ngabire ya mbere twinjiza mu muryango w'Imana, ikaturemamo umuryango, ikaduhuza tukaba umuryango. Uko abantu bashyingirwa bakarema umuryango, ndetse uko bakomoka mu miryango ibiri migari itandukanye bakayihuza ikaba umuryango umwe, ni nako natwe batisimu turemamo umuryango mugari w'Imana. Batisimu niyo dukingurira amarembo tukabona n'izindi ngabire nyinshi arizo twaje gushimira Imana. Yesu Kristo umwana w'Imana yaje kugira ngo aduhishurire urukundo rw'Imana ruhebuje, kandi kugira ngo atangize umuryango w'Imana adusangiza ubuzima bwe burusha imbaraga urupfu, atugira abavandimwe be. Uko yafashe umubiri wa muntu akaba umwe muri twe, ni nako natwe yadusangije umubiri we w'ikuzo na kamere Imana idahangarwa n'urupfu, kugira ngo natwe tuzabeho iteka hamwe nawe. Ubuzima na kamere Imana abidusangiza binyuze muri batisimu, tubatizwa mu izina rye, akatwinjiza mu muryango w'Imana, tukaba barumuna be mu nzu ya Data, ari naho dutesha kuzabaho iteka hamwe nawe no hakurya y'urupfu. Ni impano rero ikomeye dushimira Imana. Batisimu ni ukuvuka bundi bushya. Kuvuka ni ukuvuga ko ari ubuzima bushya bw'umuntu buba butangiye, umuryango uba wungutse. Iyo umusore n'inkumi bashyingiwe, nyuma y'igihe umwana aravuka. Abandi babiri muri urwo rugo bakaba batatu, kuko hari ubuzima bushya buvutse, hari ubuzima bushya butangiye, umuntu wa gatatu. No muri batisimu rero hari ubuzima bw'Imana bushya buba buvutse, hari ubuzima umuryango w'Imana uba wungutse. Iyo umwana avutse asanga umuryango mugari yinjiramo, akaba afitanye nabo isano imuhuza nabo. Hari ku ruhande rwa se umwinjiza mu muryango, akagira ba se wabo n'abavandimwe mwa se wabo, akagira ba nyirasenge na babyara be, akagira ba sekuru na ba nyirakuru ku ruhande rwa se. Ku ruhande rwa mama we nawe amwinjiza mu muryango mugari, akagira ba nyina wabo n'abavandimwe mwa nyina wabo, ba nyirarume na babyara be, na ba sogokuru na nyirakuru ku ruhande rwa nyina. Uwo mwana akaba afite umuryango mugari yinjijwemo, yavutse mu muryango.
muri batisimu umubyeyi wa batisimu nawe amwinjiza mu muryango wa kiliziya, aho umuryango wa kiliziya agira n'isano n'umuryango w'Imana, akagira abavandimwe muri Kristo, ndetse bakaba bafitanye isano irenze n'isano y'amaraso, kuko iyo sano dukesha batisimu twinjiza mu bugingo bw'iteka no hakurya y'urupfu, wa muryango we akesha batisimu, umuryango w'Imana yinjijwemo, n'umuryango ukomeza n'isano ikomeza no hakurya y'urupfu mu bugingo bw'iteka mu nzu ya Data. Batisimu rero iduha isano ikomeye, isano iruta n'isano y'amaraso. Uyu muryango w'Imana ugira amategeko uyobora kugira ngo usohoze neza ubutumwa bwawo, kandi ukomeze intumbero ngo ugere ku ntego yawo mu nzira y'umukiro w'Imana. Aya ni amategeko ayobora umuntu mu bwigenge n'urukundo. Ni amategeko agizwe n'urukundo n'ubwigenge, kuko urukundo ruhabanye n'agahato. Niyo mpamvu rero ari amategeko y'Imana tugomba kubonana indoro y'urukundo, kurebana urukundo. Ayo mategeko aho kuyabonamo amategeko akandamiza umuntu cyangwa se amategeko amutsikamira, ahubwo tukayabonamo amategeko amubohora mu rukundo rw'Imana no mu bwigenge bw'abana b'Imana. Nibyo rero mu isomo rya mbere twumvise umuhanga mwene Siraki yagira ati, nubishaka uzakurikiza amategeko. Imana nta gereza igira ngo iragufunga wisha amategeko yayo, ikubwiza urukundo kandi ikwereka ko ni ku neza yawe bizakugirira akamaro kandi bizagufasha. Nubishaka uzakurikiza amategeko, ukorane umurava ikigushimisha. Imana yashyize imbere yawe umuriro n'amazi, aho uzahitamo ntuzerekeze ikiganza cyawe. Imbere yawe hari ubuzima n'urupfu. Guhitamo kubahiriza amategeko y'Imana wawerekeje inzira y'ubuzima. Gutera imigongo amategeko y'Imana uri mu kwerekeza mu nzira y'urupfu, uri mu kurohama. Imbere y'abantu rero Imana mu bwigenge yaduhaye, ariko cyane cyane mu rukundo, ukabigira urukundo, ukavuga uti sinahemukira Imana, sinshobora guhemukira Imana, n'urukundo n'ineza ingirira. Nk'uko Pawulo mutagatifu abitubwira rero, ubu ni ubuhanga buhanitse Imana yahishuriye umuryango wayo muri Yezu Kristo. Aya mategeko ayobora umuntu mu nzira y'umukiro, ayobora umuntu ku Mana. Ati ni ubuhanga bw'Imana tubagezaho, n'ibanga Imana yari yarizigamiye kuva kera kose kuduhesha ikuzo. Bihuje n'uko byanditswe ngo icy'ijisho ritabonye, icy'ugutwi kutumvise, kandi ntikizamuke mu mutima wa muntu, nicyo Imana yateguriye abayikunda. Urukundo rwayo iduhishurira iri banga n'iyi nzira y'umukiro. Amategeko ayobora umuryango w'Imana mu rukundo.
amategeko Imana yahaye umuntu binyuze kuri Musa nk'uko byanditswe bitagatifu bitubwira, abantu bari baragiye bayagoreka, ariko Yesu yaje gukosora, kunoza, kunonosora, agira ati nimukeke rero ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi, sinaje gukuraho ahubwo naje kunonosora. Aya mategeko ni amategeko ashingiye ku rukundo n'ubwigenge bwa muntu. Nibyo Yesu asobanura kugira ngo turusheho kuyumva, kuyabona no kuyakurikiza mu rukundo, tugiriye urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abavandimwe, nibwo turushaho kuyumva, atari kuyakurikiza nko mu bigisha amategeko n'abafarisayi. Yesu yagiye ajya impaka nabo kenshi, yabagarura mu nzira iboneye. Niyo mpamvu rero kuyubahiriza mu rukundo bituma umuntu atagarukira ku biciriritse, bagarukire ku itegeko kubera itegeko, cyangwa ku byoroshye kubera yuko itegeko ryubahirije birangiye, nka wa mufarisayi umwigisha amategeko avuga ati jewe nubahiriza isabato, ituro ndaritanga, Mana ndi intungane byose ndabyujuje, ikindi ushaka ni iki? Cyangwa wa musore wabazaga Yesu ati nkora iki kindi ko jewe amategeko narayubahirije yose, ni iki kindi nakongeraho? Iyo tuyabona mu rwego rw'urukundo, ntabwo tubona ko ari agarukira ku itegeko, kubera itegeko ntabwo ari cyo dutegekwa, ahubwo nicyo twibwiriza kubera urukundo rw'Imana. Iyo itegeko rivuga ngo ntuzice, ntabwo ari ukuvuga ngo njye nta muntu nigeze ntema, nta muntu nigeze ndoga, njyewe nta cyaha mfite, nta muntu nishe. Yesu aravuga ati ahubwo komeza wigarukira aho ngaho. Ni bivuga no kutagira uwo wanga mu mutima wawe, kutagira utuka umutima wawe, niyo ntacyo waba wamukoze utamukubise, ariko kumwanga umutima wawe, kumutuka, kumwifuriza inabi umutima wawe, nabwo uba wishe itegeko, kuko ni itegeko ry'urukundo. Ahubwo bivuga ngo kumukunda aho kumwanga, ni ukumukunda. Niyo aguhemukiye cyangwa kubabaje, ni ukumubabarira, ni ukumwifuriza icyiza, buryo n'ukwanga cyangwa se ukugiriye nabi ushobora kumugirira impuhwe, kumubabarira, kumusabira no kumwifuriza icyiza, ukaba wanabishyira mu bikorwa, mukiyunga, aho guhangana bizabageza kure, nka babandi nyine atubwira ko umugabo akubita umugore akajya kumurega mu rukiko, bakamufunga, akamugemurira, kandi mu gihe bashoboraga kwiyunga, iti umbabarire rwose mujinya wandenze, umugore nawe akamubabarira, bakiyunga, amahoro agataha, bagahumuriza abana, aho kugira ngo papa yafunzwe, nyina yagiye kugemura, imirimo irahagaze. Mwiyunge mukiri mu nzira, bitararenga inkombe ngo bibagiremo ingaruka mbi zikomeye. Ntuzasambane, ntabwo ari kubikora ngo sinigeze nsambana, gusa ritubuza n'irari ry'umubiri, ritubuza ibitekerezo bibi n'ibyifuzo by'ubusambanyi,
kuko icyaha gitangirira mu mutima. Muri iki gihe tugarijwe, abana bacu bari mu kwangizwa, baterwa inda bakiri bato n'icyorezo. Tugomba guhagurukira ababyeyi, abarezi, kugira ngo turinde abana bacu, bafashe gukura neza. Ariko byose bitangirira mu byifuzo n'ibitekerezo bibi biganisha mu ngeso mbi. Abashakanye bagacana inyuma, ingo zigasenyuka, cyangwa n'ubwo buhemu bugatuma bamerana nabi, kurwana cyangwa se no gukomeretsa bikomeye mugenzi we. Bisanga binababaje, aho usanga hari umuntu yica n'uwo bashakanye kubera umujinya n'ubuhemu bikomeye. Ibyo byose rero ni ukubikumira hakiri kare. Abana tubarere neza, tubarinde ibyonnyi, tubarinde ibibashuka byose n'ibibangiza, kwirinda icyaha duhereye mu mizi, kuko icyaha cyose gitangirira mu mutima. Wemeye kwigomwa, niba ari ijisho rigucumuza, niba ari Yesu aravuga ati ikiruta nuko warikuramo. Ibyo byose bitugusha, tubyirinde, bitugusha mu ngeso mbi. Ubusinzi, ugasanga umuntu aricuza ibyo yakoze, kubera niba ubusinzi bugukoresha ibidakorwa ugahemuka. Wirinde kurenza urugero, wirinde ubusinzi cyangwa n'ibindi byose biri mu gusenya imiryango yacu n'ingo zacu, biri mu kwangiza abana bacu. Ngaya rero amategeko y'Imana tubona mu rukundo Imana dukunda n'ineza twifuriza ngo tugeze ku mukiro, natwe dukwiye kubahiriza tubikorana urukundo. Icyaha ni uguhemukira Imana. Icyaha ntabwo ari ukwica itegeko gusa, ahubwo igikomeye ni uko ari uguhemukira Imana. Guhemukira urukundo n'Imana ikugirira, ineza yayo n'ibyiza yaguhaye ukabikoresha nabi. Tuzirikane urukundo rw'Imana rero, niho umukristo yavuga ati jyewe nakwemera nkigomwa byose. Abakristo bagiye bemera no kuba bahara amagara yabo kugira ngo bahemukire Imana. Akavuga ati sinshobora gucumura, niyo nakwemera ngahara amagara yanjye, aho kugira ngo mpemukire Imana, aho kugira ngo mpemukire umuvandimwe, umwana w'Imana. Abandimwe mu Kristo rero aba ari umuntu wayobotse Kristo. Na Pawulo mutagatifu ati kwaho kwanjye ni Kristo. Ni Kristo uriho muri iki, ntabwo ari jye uriho, ni Kristo uriho muri iki. Nta kumuvangira rero, kuko Kristo twaramurahiriye. Ibyo tubwira ati mujye muvuga muti yego niba ari yego, cyangwa oya niba ari oya. Ibigeretsweho bindi biba biturutse kuri Sekibi. Kutagira indimi ebyiri. Niba ari umukristo ukakurikira Kristo, ukubaha Kristo, ntumuhemukire. Kubatizwa k'umukristo ni ukubwira Kristo ngo yego ndi uwawe, nta kwisubiraho. Usanga umuntu aravanga ubukristo n'imihango ya gipagani. Dushimire Imana abakristo b'Imena bubatse diyoseze yacu, bamenye kuvuga ngo yego idasubirwaho. Abo bose batubanjirije, ari abo tukiri kumwe hano mu rugendo ku isi, ari n'abatahutse bari imbere y'Imana batuvuganira. Dushimire Imana
abo bakristu bose bubatse arikidiyosezi yacu bavuze bati yego idasubirwaho, kandi natwe Nyagasani yadufashe yego yacu ihora ari yego, na oya ku kibi ihora ari oya. Ihore dutunganira Nyagasani tumuhesha ikuzo kandi umukiro we utugeraho.